Takiwi ariko banzi neza banyita Eugene biterwa no kwifuza kunyita ni Kiwi Rwanda Africa nk'ibisanzwe ni wa muhungu wagiye ukora ibintu bigiye bitandukanye muri sinema mu muziki cyangwa se no muri comedy. Dore fata agakayi n'agakaramu ubashe kuba wasobanukirwa byinshi cyane kuri sinema cyangwa se ubashe kuba wakurikira showbiz za muzika. Harya burya ngo umuziki byaje kugenda bite, byaje kurangira bite? Umuntu utarageze ibwami nzi ko yabeshywe byinshi cyane, ariko nimba warageze ibwami nzi ko amakuru wayikuriyeyo kandi neza cyane, nzi ko yabonye amakuru meza kandi amakuru atomoye. Umuntu nakubwira ngo yakoze urugendo rugiye rutandukanye uzabyemere, cyangwa se nakubwira ngo nabize ibyuya mu byo nakoraga ariko birangije bimviramo umusaruro. Niko Bruce Melody agitangira music ntago yarazi ko bizakunda, ariko uyu munsi navuga yuko byaje kumuhira. N'umuhanzi wagiye atwara ibihembo bigiye bitandukanye cyane, dore ko ari n'umuhanzi wagiye usohoka igihugu kenshi cyane. Nta kindi yabikeshaga usibye umuziki. Mu myaka yagiye itambuka yose ibyagiye bibaho, uburyo amateka y'umuziki bayatubwira, uburyo abahanzi bagiye bakora umuziki wabo, wakibaza ngo bisaba iki cyangwa se bigenda bite kugira ngo umuntu usanga atunze imodoka nziza y'agahebuzo cyangwa se usanga aba mu nzu nziza y'igitangaza. Byose biva mu gukora kandi bikava mu kwibabaza. Ntago uzaryama ngo nurangiza uvuge ngo bizakunda cyangwa se bizacamo. Bruce Melody akubwira ko kuba agenda muri barabasi cyangwa se kuba uyu munsi atunze agatubutse cyangwa se kuba atuye mu nzu nziza cyane cyangwa se akaba ari umuntu wubashywe muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, ntago ari ibintu yatoraguye, nta nubwo ari ibintu yakoze mu mwaka umwe. Imyaka maze muri uyu muziki ngira ngo benshi bamaze kuyimenya, bamaze kuyigaho, barayizi neza. Umunyarwanda ukuntu yitereye agomba kumenya kavutse uyu munsi ndetse n'akabanjirijeho mu myaka itambutse. Ni kuzicarana na Bruce Melody akakubwira ati genda umuhasira, akakubwira ati genzi byinshi, nabonye byinshi cyane muri iyi game. Amashyari, urukundo, abatagushaka ndetse n'abazakwereka ko muri kumwe. Niko Bruce Melody numubona kuri stage, uzabona ari umuntu ukunda gukora cyane kandi ukabona ni umuntu ukunda guperforminga cyane. Ni umusore ukora stage nziza cyane, ni umusore ufite indirimbo nziza, ariko itandukaniro rihari umuntu ushobora gusanga ari umuririmbyi mwiza cyane, ugasanga ni umwanditsi mwiza cyane, ariko mwagera kuri stage ukamubura. Nicyo kibazo abanyarwanda dufite. Nuzagera kuri stage za Diamond cyangwa se ukagera kuri stage ya Harmonize, ukagera kuri stage ya P Square, uzasanga harimo itandukaniro n'abahanzi bane wacu mu Rwanda, aho usanga umuntu ari umunyarwanda ariko kugira ngo uzamubone kuri stage ari guperforminga abantu bamushimye, abantu baryohewe, ni gake cyane uzabibona. Ariko uzabona indirimbo ziwe bagenda bazumva mu buryo bugiye butandukanye, bagenda bazenjoyinga. N'abari muri Petit Stade cyangwa se n'abari mu bitaramo bigiye bitandukanye, uzumva indirimbo ari nziza, ariko nushaka imibyinire ye kuri stage uyibure. Abahanzi benshi niko bateye. Yego nibyo banyita Kiwi, ariko banzi neza banyita Eugene biterwa no kwifuza kunyita. Ninjye mukinnyi wa mbere mu Rwanda w'umwakiteri wagerageje kwica The Band. Ibyo mbivuze abantu benshi bashaka kuntera amabuye bakavuga ngo ndi umwiyemezi, ariko mu by'ukuri nagomba nikina. Kugira ngo uzice The Band hari icyo bigusaba, cyangwa se kugira ngo uzitwe umwakiteri wa nyawe cyangwa se umwakiteri urenze, bisaba kubiharanira, bisaba kubikorera. Ntago ari ibintu mu gitondo ushobora kuba wabyuka ngo usange byabaye cyangwa se usange byaciyemo. Bisaba kwihangana, bigasaba gutegereza, kandi igihe kitari gitoya, ni igihe kinini cyane. Uyu munsi arabambona gutya bakibaza ngo ariko ubundi Kiwi ni muntu ki, cyangwa se Kiwi yavuye he, yakomotse he? Ariko nababwira yuko ntago amakuru yose umuntu aba agomba kuyashyira hanze.
niho hahandi uzasanga abafana bakumenyera, cyangwa se ugasanga aho mugendana barakumenyera kubera ko barakuzi wese. Ariko ni mu by'ukuri iyo ugize ibintu bimwe uhisha ndetse ukaba banaseriye, niko bose bagenda bakubaha kandi bakagenda bakwemera. Reka mvuge Kiwi ni driver wa mbere hano mu mujyi wa Kigali, driver umaze gutwara ibyamamare bigiye bitandukanye, driver umaze gukorana n'abakire bagiye batandukanye, aba diaspora cyangwa se abanyarwanda. Ni wa muhanzi, ni wa mu driver umaze gutwara imodoka nyinshi cyane, imodoka zigiye zitandukanye, iz'aba diaspora, iz'abanyarwanda. Nakubwira yuko hano mu gihugu cy'u Rwanda imodoka ataratwara ari imodoka mbarwa. Izindi modoka zose zifite akayabo gahenze cyangwa se imodoka ziciriritse, izo modoka zose yamaze kuzitwara. Dore ko abantu banamukunda ari benshi cyane, ndi kuvuga aba boss akorana nabo umunsi ku munsi. Bavuga yuko ari driver uzi imodoka neza, kandi ari driver ukorera ku gihe, ukorera kuri gahunda. Ni wa muntu mushobora guhana gahunda ntayice. Niyo mpamvu uzasanga aba boss benshi bamurwanira. Aba boss bose ugasanga nibo barimo barashaka yuko abatwara, kubera ko baba bizi neza yuko niba muha imodoka zabo ari buze kuzitwara neza, kandi bakamenya yuko imodoka ari buze kuyigarura nta kintu na kimwe yabaye. Umukire wese wifuza kuba yatuma umushoferi cyangwa se umukire wifuza gutuma driver, nta wundi muntu aba yifuza kuba yahereza imodoka yiwe atari Kiwi Rwanda Africa One, driver wa mbere hano mu mujyi wa Kigali, driver umaze gutwara abantu benshi bagiye batandukanye, driver umaze gutwara abastari batandukanye. Dore ko ari umudriver ukunda akazi kiwe. Nawe nimba ushaka umushoferi cyangwa se ushaka no gukodesha imodoka nziza cyane, icyo usabwa ni ukugana muri kampani yabo, cyangwa se ugafata nimero ugahamagara Kiwi Rwanda ukamubwira ati Kiwi, uyu munsi niwe driver uri buze kuntwara, cyangwa se ndashaka kuza kugutuma ahantu, niwe ndi buze gutuma, nta wundi ndi buze gutuma kandi nizeye. Ugomba guhita umpamagara. Nimba warakoze cyane kungirira icyizere, uyu munsi tukaba tumaze gukorana inshuro nyinshi cyane, umenye kuri nkora mutima yanjye kandi umenye ko wanteje imbere, ndagushimira cyane. Nanakubwira gukora subscribe kuri aka gacano kanjye kugira ngo uzagende ubona amavideo agiye atandukanye kandi menshi kandi meza. Ndabakunda cyane. Urukundo mwanyeretse nanjye nzi ko ari rwo mbakunda. Mu by'ukuri nimba waragize icyizere ukavuga ati nta wundi mudriver tuzakorana atari wowe Kiwi wa nyawe, umushoferi mwiza, dore ko nanjye nzakomeza guharanira kurwanira icyizere mwangiriye. Ni wa musore ukunda akazi kiwe, uburyo agakoramo biratangaje cyane. Ni wa musore ugira umurava, ni wa musore ukunda gukora cyane. Abantu benshi nicyo bamukundira. Ni wa musore kandi ukora utuntu twe neza kandi atuje, ntago ari umunyakavuyo. Ni wa musore benshi bamukundiye muri sinema, umusore wagiye akora ibintu birenze muri sinema kandi na n'uyu munsi akaba kibikora. Urukundo akunda sinema yavuze yuko ari rwo ruzatuma ahigwa inyuma. Nakubwira ati amateka twakoze muri sinema twumva ko ntawe turageza, kandi twumva ko dukeneye kuzakora ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Murakoze cyane, ndabakunda cyane. Komeza ukorane nawe kuko ari driver wa mbere hano iwacu mu Rwanda. Ndabakunda cyane. Ni umwacteri uri serious mu byo akora, uzamubona ari umuntu uri seriye. Warakoze cyane gukurikira channel yanjye, kandi warakoze guhitamo gukorana nanjye. Aba diaspora mwese muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, nimba nawe ushaka kuza muri capital umujyi wa Kigali, driver wa mbere niwe muzakorana. Ni nawe uzagura imodoka nziza cyane ushobora kuba uzagendamo iminsi yose uzamara hano iwacu mu Rwanda. Kandi mushaka kuzatembera igihugu cyacu cy'u Rwanda, niwe uzabwira akaba yagufasha
gutembera muri icyo gihugu cy'u Rwanda ahantu hagiye hatandukanye, niwe uzagutwara ahantu hatandukanye. Ndabakunda cyane, ikiganiro nakagaruka. Nzi ko nimba warakoze kumba hafi, nimba warakoze ikintu gikomeye cyane ukamba hafi, nanjye nzagerageza gutuma icyubahiro cyanjye kizamuka, kandi gutuma twese twubahana mu kazi dukora, mu kazi duhuriramo. Muri ibitangaza inshuti zanjye mwese. Ciao ciao. Cyangwa batubeshya. Yego nibyo banyita Kiwi, ariko banzi neza banyita Eugene, biterwa no kwifuza kunyita. Ninjye driver wa mbere mu mujyi wa Kigali. Ninjye driver umaze gutwara ibyamamare bigiye bitandukanye, kandi na n'ubu ngubu nkaba nkibitwara. Ninjye driver wagiye utwara abantu bafite agatubutse, ndi kuvuga abapatoro, ndi kuvuga ababosi, aba diaspora, abanyarwanda. Niba kubwira ko Kiwi Rwanda ari we muntu umaze gutwara imodoka nyinshi cyane kandi zihenze kandi zifite amafaranga menshi, ntago wabyumva uburyo ki wabikoramo, uburyo ki wabigenza. Ni driver wa mbere muri uyu mujyi. Niba kubwira ngo driver wa mbere muri uyu mujyi w'u Rwanda, ninde driver ushobora kuvana i Kigali ushobora kujyana mu ntara? Ninde driver ushobora kuba waha imodoka yawe warangiza ukamutuma mu ntara, cyangwa se ukuntu ushobora guhereza umuntu imodoka warangiza ukamubwira ati njyanira abana mu rugo, cyangwa se ubanjyanira aha n'aha, cyangwa se ujye kubatembereza muri ubu buryo ubu n'ubu. Umenye yuko numuha imodoka yawe azaba ari umushoferi mwiza kandi uba wizeye, dore ko ababosi benshi bagenda bama connection ku babosi bandi bagiye batandukanye. Umukira araza akavuga ati uyu mu driver dukorana neza, nanjye ngomba kumugushimira, ndetse niwe mu driver nshobora kuba naguha ushobora kugutwara, akagutwarira abana neza, akagutwarira imodoka yawe neza. Niba kubwira ngo Kiwi Rwanda Africa, uzahite wumva driver Kiwi, umusitari, umukinnyi, umwakteri wakinnye filime zigiye zitandukanye. Niba kubwira ngo niwe muntu, niba kubwira ngo ni driver ushobora kuba yarakoze ku gikanu cya The Band, bazakubwira ngo bazakubwira ngo umwakteri utarica The Band uwo ngo abataraba The Band. Bazakubwira ngo nimba driver ataratwara imodoka z'amoko yose kandi imodoka z'agatubutse, umenye ko bazaba kubeshye. Ariko uyu nguyu byose yamaze kubigeraho, dore ko agenda aca agahigo mu buryo bugiye butandukanye. Amamodoka